higura nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Ndabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi. Giye kibagezaho ndi Amandine. Bibutsa ko ikiganiro cyacu ari kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Mwabonye kuwa mbere ko twababwiye umuntu bita Mwatatu ari nawe Mwambiri Nsengiyumva François yaririmbye mu ndirimbo ye Rwagitima iraza gusohoka mu minsi iza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugore wa Nsengiyumva. Abantu benshi bafite amatsiko yo kubona, tujye kuganira nawe atubwire ese ubundi Nsengiyumva François ni muntu ki, imane n'abantu bigenda gute, byatangiye gute kugira ngo atangire ajya mu muziki, bigenda gute, ubu ngubu ageze hehe. Ni umuzi kurusha abandi bantu bose, muze kujya kuri. Reka dutangira twibwire, anaganiriza abantu, ababwire uko byagenze ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange. Muraho neza? Muratangira mwitwibwira rero, mutubwira amazina yanyu. Abanyarwanda benshi ntabwo bazi ngo Madamu Nsengiyumva yitwa iki. Nsengiyumva ajya guhanga indirimbo ze yagendaga akorera 100, 200, 300 gutyo. Icyo gihe mwari mutuye he? Dutuye za Kirwa. Dufite ubuzima bubi. Kirwa ni mu kahe karere? Kirwa muri Gatsibo. Noneho ubuzima buranga, noneho kuva abanya mwene kano kazi n'ubu ubuzima bumeze neza. Icyo gihe gihe yagendaga acuranga, ubuzima mwabagamo yaba mu bana banyu ndetse namwe ubwanyu mu rugo byagendaga gute? Ubuzima bwari bubi. Turi abakene babi, twirirwa tujyamo aho tubonye. Ariko ubu ngubu turashima Imana tubona aho turyama. Kuva François acuranga umuduri, ese wari wabonaga mbere ukavuga uti ibintu ntabwo byatugeza akora akandi kazi? Byagendaga gute? Nabonaga nkamubwira ngo ariko ngo shere ngo koko ngo tuzagera nk'abandi ho bageze koko. Uri none papa nakambwira ngo Imana irahari, Imana izabikora. Ubu rero nza kubona ibyo bintu wewe wajyaga wumva ufite icyizere ko yagera ahageze? njye nageraga icyizere nkavuga ngo ati Imana izaduhiza, ngo kandi nimara kuduha inzu tuzashima Imana. Hanyuma rero atangiye gucuranga umuduri noneho ku kabari. Mbere y'ubundi ko acuranga umuduri yakoraga? Yaracurangaga yarangiza akitahira, yazaga na kare akaza tukicarana mu rugo, sagera n'ahantu ajya. Ubwo wenda uretse ubwo buzima bwo gucuranga umuduri, wewe wakoraga iki muri icyo gihe wabaga ari gucuranga? Njye narahingaga, najyaga guca nk'iyo nshuro noneho tugahuriramo aho ngaho hagati. Mu mibanire ye n'abandi bantu Nsengiyumva ni muntu ki, abana n'abandi bantu gute? Arabana neza. Nyine iyo ageze hano aritonda akaganira nabo, yamara kuganira nabo bakwira kwiryamira. Hanyuma rero araje ageze i Kigali. Ubundi byagenze gute kugira ngo agere hariya hantu? I Kigali se? I Kigali bose bamubwiye ngo uve nguhe akazi, akajya ari i Kigali ategereza umuntu bati se ko yatinze kuza byagenze bite. Kigera kumva ararakaye yatinze. Numva mbese yumva yatinzeyo, numva agahinda karananyishe. Avuga ati we ngo baranamwishe simbizi, kereka Rubimo yonyine. Wari ufite ubwoba mbese akize i Kigali ukavuga uti nta mugabo wanjye bamutwara ahandi hantu byagenda gute? Naho natekerezaga gusa. Ubundi Nsengiyumva mumuranye imyaka ingahe? Imyaka 3. Ni wa kane. Muri iyo myaka mubanye neza nta kibazo? Mubanye neza pe. Wari uri kutubwira rero aho yazi i Kigali bwa mbere, bose turamuhamagaye aramujyanye i Kigali, nanjye nkahangayika, wavugaga uti ni ibiki umuntu wanjye niwe wamujyanye? Nyine narahangayikaga nkabitura Imana gusa. Ukicara ukarakara. Ntajya kurakara? Ntabwo narakaraga.
nuko rero aratangira aracuranze aririmba indirimbo ya mbere igisupusupu irasohotse biriya bintu wabifashe gute narishimye cyane n'Imana yananezerewe. hanyuma wowe niyo yumva wumva ari nziza bivuze ngo nawe uri umufana we ni nziza pe. nawe urayizi ntabwo nyizi neza. ririmbaho gato twumve. ntabwo nyizi. ntabwo igisupusupu yizi ntabwo nyizi ni igisupusupu kereka kuri radiyo nkabyumva ariko ntabwo nyizi neza. ntacyo wasanga uri mu mirimo myinshi wamugana. mba nibereye mu mirimo myinshi ndahingura namara guhingura nkaza narushye. nabonye ufite abana babiri bari abana bose ni abawe. harimo inka gatatu. abana ni beza abana beza cyane. bataza kutwumva tuvuga abana babone ngo ntitwaberekanye buryo cyane cyane kwerekana umwana mutoya ari muto igihe batari byiza cyane kumwerekana mu mashusho atandukanye. muzababona ikindi gihe cyageze ntacyo komeza utwibwirira rero. asohoye igisupusupu asohoye icange mukobwa isi yose iramumenye abantu bose baramumenye. imyitwarire ye ntabwo yigeze ihinduka. ntabwo yahindutse. iyo aje avuye iyo za Kigali bigenda gute? kuko iyo ntebe niyo kugusha nyamuneka. araza bikagenda gute? ntabwo ajya ahandi hantu ngo umubure bigenda neza. ntabwo byamubura. bivuze ngo imyitwarire ye kuva acuranga umuduri ku muhanda n'ubu ngubu ntabwo yigeze ahinduka. ntabwo byigeze bihinduka. gira ikintu ubwira abantu rero abantu bakunda Francois ngo bitubwire nk'umugore we. gira ikintu ubwira Francois hano kuri kamera abantu bari kukureba umubwire ijambo ryiza cyane. ni byiza cyane naranezerewe. n'indirimbo zose nagiye zisohoka zose narashimye. nashimye Imana na n'ubu kandi nzanayishima nitubona inzu wenda nkayibona ngazajya mu rusengero nsenga Imana yo mu ijuru. Mana nimba ijuru rizakinguka simbizi. hanyuma rero tugira ijambo ry'urukundo mubwira si joro wawe. mu ndimi z'amahanga bavuga sheri cyangwa umukunzi mu kinyarwanda. ni ijambo mubwira umuntu wese umubona unamutekereza ahita avuga ati dore sheri wa Francois dore icyo yavuze. wese ko mukunda ndamwanga ni sheri wanjye pe. uramukunda cyane. reka rero ngushimire. mumaze kumwiyumvira ni umudamu cyangwa se umugore wa Nsengiyumva Francois babanye mu gihe kirekire kigera ku myaka 3. bwa buzima buri babanyemo bya bibazo byinshi bahuye nabyo igihe bacaga inshuro babibanyemo kugeza n'ubu babanye neza. nubwo Francois amaze kwamamara ubu ngubu u Rwanda hafi ya rwose abantu benshi baramubona yaba n'abanyamahanga bakamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko ngo nigeze ahinduka. nicyo twari dukeneye burya wa mugani imyitwarire y'umuntu si ngombwa ko ihinduka cyane cyane yaba ari icyamamare. ubuzima ntabwo bugomba guhinduka ku ruhande rumwe bitewe n'ubuzima yarabayemo akava mu bundi ariko nanone imyitwarire ye ikaba myiza kurushaho. ndabashimiye rero reka mbibutsa ko indirimbo Rwagitima iraza gusohoka vuba cyane ntibiragera ku itariki ya 1 z'ukwa munani iyi ndirimbo itarasohoka. ntimuze gucikwa nayo abantu benshi barayitegereje bitewe n'uko bagiye babona video zitandukanye zayo ahantu hatandukanye. ubu ngubu iraza kuzikoze neza ifite amashusho meza ntimuzajye kure muzamubonamo abantu batandukanye bagize iyo ndirimbo. ntimuzajye kure muzayikunde turanabibakundisha nizeye ko muzayikunda nk'uko mwakunze izindi kandi mukomeze gushyigikira umuhanzi Nsengiyumva Francois kuko burya imbaraga z'abafana imbaraga z'abakunzi b'umuntu nizo zikomeza kumukomeza akarushaho kwaguka amahanga yose akarushaho kumumenya tukamushyigikira muri byose. kabashimire rero ntibagezeho ikiganiro ndi Amandine mukomeze kugira ibihe byiza. Ikibazo ndababaza ese umurishyo witwa inyanja wahimbwe kuwuhe mwami? ese hari habaye iki? muraza kudusubiza kuri ya nimero yacu nk'ibisanzwe. ndabashimiye.